ati ninde musani wa hano mu basani bashyashya uri gukunda tambwa ni ndi gukunda umwana witwa Dramati arimo neza ni generation yanjye kabisa ukubera icyo uri kumukunda nambwa nti umva afite vibe kabisa afite vibe kandi nibyo ndi kuvuga nibyo simubibona da vibe uramwana afite vibe ararenze noneho ikintu namukundiye cyo nuko sene yanjye nawe nyine turi kumwe umuduga rero dusohoka twibeta tujya kurirana bya bindi nyine mwabonye umwana aratuje mbona rwose atuje baratubwira ngo action ye ndavuze okay bigenze bite byarantunguye aratinga we ansunika ngaro ndavuga bigenze bite nani isoni ntabwo afite isoni nyine hamwe uvuga ngo umutipe ngo wenda ngari butinye kunkoraho ngiki umva arabizoberewe sorry to my habit, I'm cheating. I see you falling for me again. Kandi nari nziko byarangiye ariko uburyo tuba twibeta it's against the law. This love is a feeling that I can control. Yeah. Kutia mubonye bituma mbawe oh na let's mess tutitekwa ariko mutaga imvura nuye gushindaza n'umutaka yes dimurigeze kumutanga cause of him I'm cheating tonight Hey, what's up? Wakunzi wa Magic Channel TV, wakunzi wa Plus 257, wakunzi wa Entertainment, wakunzi wa Showbiz muri rusange. I hope ko meze neza, iyo meze neza natwe tuba tumeze neza. Iyi ni Magic Channel TV. Ni Dikla all the way from Magic Channel TV. Uno munsi ndikubona sisi, no munsi n'ikiganiro kiryoshye. Ni ikiganiro gifite vibe renze maze. Mugumane natwebwe kugira murabe ingene ikiganiro gizoba kimeze. Ndikumwe na sisi Cynthia. Yes. Gute. Meze neza. Cyane gose. Sa neza. Sisi meze neza rero. Namutse wakunzi wa Magic Channel TV. Abakunzi ba Magic murazi ko ndabakunda cyane kandi ko madukora byose bishoboka kugira ngo mwame munezerewe mwame muryohewe turahari ku bwanyu turabakunda cyane murabizi siko Dikra nuko twabwiye yuko tutasinziriye cyangwa tuzokwiga dusinzira mugumane natwebwe mugume dukurikirana cyane mugire subscribe kuri account yacu ya Magic Channel TV mugire s'abonner kandi mugende ku commentaire muduha ama commentaire meza cyangwa mabi yose turayashima twebwe ko yose aratwubaka uno munsi dufite umutumira arenze umutumira kuva mu kibanyi hariya anye cy'u Rwanda n'umutumira arenze cyane gose ubona wese uwundi ndabasabe tumwakire maze araberewe cyane gose n'umuririmbyi atobye cyane yambaye neza cyane wow aratisa tukwakire muri Magic Channel TV ISIMBI Nibwari ubwa mbere nkunze wandutiye byose ntunze nanyuze henshi ngo ntuze maze kubona yuko byanze oh my ex lover you mean a lot to me feeling tonight the way you touch me the way you killing me unzamurira feelings na temperature wanera gora genda my love oh my baby feeling me Wonder what you're feeling Wonder what you're fixing Ukunde wabira nizinga Sorry to my habit I'm cheating I see you falling for you again Turekere Meze neza ISIMBI Meze neza cyane Uraberewe cyane asante bakunzi wa Magic Channel TV banza kwanza umunsi wakunzi wa Magic Channel TV muri mwanya bakora gukurikirana amahoro niko hariya muvuga amahoro abarundi abashu uko nyene amahoro kabisa nitwa ISIMBI DEE ndi umuhanzikazi wo mu gihugu cy'u Rwanda ISIMBI DEE kuva mu gihugu cy'u Rwanda wakiriwe gutenga ugishika mu gihugu cy'u Burundi donc tuhere kwanza kuri ivyo on hama tubandanye n'ikiganiro cyacu ni story ndende kabisa ishobora kumara n'umwaka
bisigura Ariko yuko Juste gato Okay, akantu ni inshuro ya kabiri nje hano. yeah Ushize naje ahangaha mu kwa munani, mu kwezi kwa munani nibwo Yeah. nari hano. Yeah. Naje nje muri vacation birangira nkuye na media. Nyine biba ngombwa ko tuganira, binavamo ikintu kinini aricyo turimo turapremieringa. yeah Ndaza kubabwiraho n'ubundi. Yeah. Nkigera ahangaha ewana byari birenze, baranyakiriye neza, banyeretse urukundo. Ngiye ngereranyije like society y'iwacu niya hano, uburyo bakiramo abantu hano byarantunguye nyine. Urukundo, uziko umuntu akwereka urukundo ukajya mwari musanzwe muziranye se. Birarenze nyine, byarandyoheye. Baransohokana abacuti, baranjyana kuri plage, ahantu nyine hagiye hatandukanye. Maze igihe kingana gute nga mu gihugu cyacu? Naraje mbere, namaze icyumweru imwe nsubirayo, ndongera ndagaruka, maze nk'iminsi 3 gutyo ngaha anye. Ubu ngubu nyine nagarutse. So tutaraja kure, Isimbi ninde? Isimbi ni umuhanzikazi, ndi umuririmbyi wa secular, nkaba no muri théâtre, nkaba n'umuririmbyi muri théâtre kuko byose ndabikora, nkaba n'umu karaoke singer. Yes, nkaba n'umucuranzi mo gake kuko ntabwo ndi umuhanga nyine ndacuranga ibyanjye kwa. Yes, nkaba n'umucuranzi wa gitari, nkaba n'umurasta. That's it. Yeah. Isimbi watangiye kuririmba ryari? Watangiye kumva ko ufise iyo ngabirano yo kuririmba ryari? Haciye kingana gute? Byarakoroheye? Byagenze gute? Actually nkuko n'abandi bose akenshi usanga bitangira ni rwa rugendo, ni muri korari, umwana baririmba. Hanyuma noneho igihe naririmbye abantu bakavuga ngo wow, this is a talent. Nigaga muri secondaire, mu wa mbere, mu mwaka wa mbere wo muri secondaire, nibwo naririmbye imbere y'abantu, baravuga ngo wowe urabizi. Kuva 2014 rero icyo gihe kugeza ubu ngubu ndumuririmbyi. Kuva nyine icyo gihe cya 2014 nibwo namenye ko noneho hari ibintu nshobora guhereza abantu nyine. Hanyuma mbikuriramo ndirimba muri zo korari, ama worship team, nza kuyavamo njya muri bande nkora live music. Nyuma ya live music noneho nangira career solo yo kuririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye. Hanyuma indirimbo zanjye ku giti cyanjye zo nazitangiye 2020, but I was not serious. Ntago nari mfite nabyita formule y'ibintu ndi gukora. Hanyuma 2021 nibwo nahuye n'umusponsor, noneho arambwira ati reka mufashe. Indirimbo yanjye ya mbere navuga ngo ni project yafunguye, kuko urumva ibyo bya mbere nabaye nsa n'ubishyize ku ruhande, ndongera ndatangira 2020 nyine mu mpera. Noneho 2021 nko mu kwa gatatu nibwo indirimbo project yanjye ya mbere ifite amajwi n'amashusho bimeze neza yagiye hanze. Eno haja kuri YouTube yawe? Narazikoraga actually indirimbo zikajya ku macano y'abandi, ko njyewe ntago sinari serious, ntago nari mfite abantu bandi inyuma bambwira ati we yabigenze uku. Hanyuma 2021 rwose nibwo nagize gutya, mpora n'uwo musponsor ati ibi nibi. Mu ntanguro z'uyu mwaka nibwo indirimbo yanjye ya mbere ifite amajwi n'amashusho byagiye hanze, nyine bisa neza n'umuntu avuga mfite nyine platform y'umuhanzi, mfite imbuga nkoranyambaga zirogise harya nkavuga zirogisterinze mu mazina yanjye. Mfite nyine platform, mfite profile, none umuntu areba akavuga wow, uyu ni umusani. Yes, ni mu ntangiro z'uyu mwaka nyine. Indirimbo yawe ukitanga kushaka kuri YouTube yawe, bantu bavyakiriye gute? Bamaze kubona ko indirimbo zawe kuzishira habona, bavyakiriye gute? Byarabaryoheye? Warose abantu bakwitaho ngo buryo havuga ati umwana afite talent, reka tumufashe? Actually barabikunze. Ntago nagize views byinshi ariko nagize nka views nka 13 gutyo na 2 by'iyo ndirimbo, ariko abantu babashije kuyireba nyine abo ko ari 13 abo ngabo nyine barayikunze. N'ubwo ndahura n'umuntu nkumva aho kugira ngo ndirimbire iyo nasohoye yako kanya akandirimbira ya yindi yimoherako irandikitse nyine, ifite story nyine iri touchy.
urashobora kudu just akantu jo batarayibona ababwira nukuru babarire ndagusabye umandi mahirwe ya kuko werega burya ntiyagura byose. So urinjiye muri carrière solo yawe ni giki cyakugoye cyane ukavuga yuko donc ndarambiwe ibi bintu ndabirambiwe ni giki? You know, like urugendo rw'umuziki muri rusange, reka wenda reka mvuge mu Rwanda. Shumi ni ingumi ni ingumi, birasaba urwane uhangane. Hanyuma hari abantu baba batifite za mindset zo kumva ko umwana w'umukobwa ugiye mu muziki egare kuba indaya, sibyo? Ugiye mu muziki ubwo nyine ubaye indaya tu, birarangiye. Noneho ibaze kugira ngo urwane n'abo bantu nyine kugira ngo bumve ibintu uri kubabwira, urimo uraririmba, ni akazi katoroshye. Hanyuma habamo kata nyinshi mu muziki, aba producers babeshya, aba director babeshya, man ni hatari nyine. Hari igihe umuntu yambeshyaga nk'ikintu tukumvikana nkabona riseriye, nkanakimwishyurira yewe nkamuha amafaranga yanjye, hanyuma akankoshona, nyuma nyine akandekonera nkabura ukuntu mbigenza, nyine ugatekereza ugahura. noneho abandika inkuru zitari zo. Urumva nyine iriya monde ari igihe usohokana n'umucuti just bisanzwe, umuntu agahita yandika ati uyu nguyu noneho ati dore ari kumwe na runaka twabonye aha bari mu rukundo byahe. Nyine hari ibintu nyine byagiye bingora kumenya kudiringa n'abantu, kuko bari utabakinnye shumi naho wagera wapi. Birasaba nyine ngo ubucanye ku maso wige kubeshya. Utize kubeshya ntago wabana n'abo bantu bo muri industry. Umufana barengana, umufana we yakira ibyo umuhaye, ntago abazi ngo se byaciye. Ariko umuhanzi birasaba kwiga kubeshya, ujye babeshya bakubeshya nabo babeshya, kuko ubaye uri honete uri kumwe n'abantu bakubeshya barakushavuza kabisa, ukababara ukabura uko ubigenza nyine. Turabye ni ISIMBI DEE ubu afite indirimbo zigera kuri 5 kuri account ya YouTube. Yes. Urabye ku ndirimbo umaze gukora ugakora uri wenyene n'izindi abari collabo uri kwakorana n'abandi basabagenzi bawe. Iyo usabye umuntu collabo, turahera kuri Bushari umwakoranye indirimbo. Birakorohera iyo usabye umuntu mukorane, ni byahe bintu muhura nabyo Jean Mucandi muhura ugiye gusaba nk'umuntu mushobora gukorana? Actually abahanzi bose sinzi, ntabwo ari bose ariko most of them, hafi ya bose bagira akantu ko kwiyumva, sibyo? Kumva ko arenze, nta nubwo ashobora no kwita ku mpano bavuga ati uyu muntu reka mupushinga kubera ko afite impano. Ibyo byarangoye kugira ngo na approaching abahanzi hariya. Bushari wenyine mu bantu hari abona approachinze barimo bawo kama n'abandi bose bamze, urabona ngo uratwishyura ngo miliyoni ngabandi nyine, buri wese ntanarebe yavuga ati ni talent nshobora gukrea ikintu kikabyara ikindi kinini. Ntibampakanire nyine direct bakambeshya mpaka nyine bikarangira nyine mbaretse. Hanyuma rimwe ngiye muri studio, nari ndi kurikodinga irya ndirimbo yitwa Ninjye Nawe, ni nayo yasohokeye hano, nari ndi hano isohoka, yitwa Ninjye Nawe. Ndi kuyikodinga nka verse ya nyuma, Bushari yaraje muri studio aricara nyine, abantu nyine abameze nk'umuntu uri hayi nyine, ubona nta kintu yitayeho, kumbi yararimo arayumva arangije atambwira ngo none se sistanga iyo ndirimbo ni yawe se. Ndamubwira ni ngo cyangwa ngo hari umuntu ngo muri kuyikorera, ndamubwira ni yanjye. Ngo urarenze, ngo urazi ngo nkwemereye korabo. Ndamubwira seriously ngo noneho njyewe naramutinye, ndavuga ibintu noneho ndabese nyine, nkavuga ati wabona wenda afite ibintu yatekerezaga wenda ari kugira ngo ambwire ko mbizi, ariko wenda nta kindi agamije. Ntinya no kumuhamagara, yashatse nimero zanjye aranyihamagarira, sister tujye muri studio. Urazi kuba ufana umuntu akakubwira gutyo wumva uryohewe cyane. Sha
ndagenda njya kuri codinga nyine afite ubwoba hanyuma hari indirimbo nari narakoze ari nayo yiriya twasohoye nari narayikoze verse imwe na chorus ndi gutekereza umuraperi nazashyiramo ariko ntaramubona mba mpuye nyine na Bushari noneho gutyo turajyana muri studio ararecordinga dushyira mu backup ntiyangoye mana kuri set kuri shoot yaraje azana gang azana abacuti be mana bampa vibe byari fire urumva niko nyine byagenze ariko actually abandi bahanzi bandi kuba approaching bigoye cyane biravuna nubwoba donc nutinya kubegera canke je nta muntu ntinya kwegera ntawe canke baragara ndakwegera umpakanire ariko nakwegereye ku buryo ntashobora kujya ngo mvuge ngo runaka ngo yanze ko dukorana kandi namuvugishije ndakwegera umpakanire ariko nakwegereye ndaba approachinga nyine ndaba-approachinga bakemera cyangwa se bakabyanga iyo bishitse ukamusaba akakwanka nye juste akakwanka canke ntagakubwira ngo hoya reka ariko se naguze uburyarya we nagakubwira ngo hoya arakubwira okay ya ni sawa tunavugana kuri WhatsApp areba stati dutera story ariko wamubwira ku kijyanye no gukorana abwira okay ntacyo tuzareba ndaza kuvugana na manager ejo se wampaye manager tukivuganira ngo okay ngo manager ngo urebye ngo arahuze nyine ntagakubwira direct ngo oya ngo cyangwa se nakubwire akubere honete akubwira ati mfite project nyinshi ntarashyira hanze akanya ntago ndi ready yo gukora wenda collab reka nabikubwira ibyo arakurereka kubeshya agaca hirya no hino wowe ugatuvuga okay this guy is not serious ntago abishaka ukabivaho nyine ukabireka ukamwihorera nuko nyine abasani babana ubundi urakoranye na Bushari indirimbo ya Bushari wabonye yakugirije he muri kaya ya ikintu cyantunguye ntago nari niteze nyine ibintu byinshi kuri yo yes ikintu cyantunguye noneho naje ahangaha i Burundi nsanga barayizi indirimbo kuko nagiye mu gitaramo nari ndi kumwe na ba Patrick Pagio tujya ahantu ngo mu gitaramo cy'abaraperi sinzi ukuntu bahita yanjyanye Pagio noneho tugezeyo bakimbona ngo dore wa mukobwa wakoranye indirimbo na Bushari ndavuga okay noneho ya ndirimbo yageze hano nyine hari ukuntu butabona impact yako kanya ukabona impact yaciye biminzi no muri quartier wahita ngo dore umukobwa arimbanye na Bushari utuvuga okay mu bantu bagera mu 50 bayirebye harimo byibuze 10,000 banzi iyo niyo impact nabonye nicyo kintu yamfashije kugira ngo abantu bamenye noneho ikindi kintu yanamfashije nuko hari abantu babonye yuko ntakora injyana zimwe bana hari ukuntu abakobwa bagira umuziki umeze nk'ari formule ugasanga injyana nyine zihora biba biryoshye ariko injyana nizazindi ntizihinduka ntagashobora kuva muri R&B ngarimbe trap cyangwa aririmbe rumba cyangwa aririmbe iki rero ako kagozi nge naragaciye nkora na Bushari dukora noneho mu njyana ye urumva ngiye ninjye wari ufite akazi ko kugira ngo mfitinge neza hari muri ya ndirimbo nuko nyine byampaye experience yo kuririmba izindi njyana yes niyo impact nabonye kuri ya ndirimbo okay iriya 3 mois haciye amezi 3 tukubonye waje ino turabona ahantu washoboye gukora ama interview urakorana na uri kumwe na Dramati ico gihe umaze gushika ino ahantu twabonye wakoze wari kumwe na Dramati kubera iki Dramati kubera iki washitse biboneye ko umenga niwe mwashobora kuba muri kumwe kenshi murakora na emission kubera iki ari Dramati kubera iki ari mwahuye ico gihe dutomore neza ikibazo donc ashatse kuvuga waraje mu Burundi kubera iki wahisemo Dramati mu baririmbyi bose bari mu Burundi actually ntago ari uko nahisemo Dramati ahubwo njewe actually naje naha nje muri vacation gutembera naje gutembera ntago nari naje mu kazi k'umuziki naje gutembera bihurana nuko amatariki yo gusora indirimbo kwanjye yageze ndi hano indirimbo ndayisohora ndayipublisha abarundi baraza turabonana turavugana noneho uwitwa Landry arambaza ati se ati ninde musani wa hano mu basani bashyashya uri gukunda tambwa ni ndi gukunda umwana witwa Dramati arimo neza ni generation yanjye kabisa ukubera icyo uri kumukunda nambwa nti umva afite vibe kabisa afite vibe kandi nibyo ndi kuvuga nibyo simubibona da vibe uramwana afite vibe ararenze noneho ikintu namukundiye cyo nuko
aririmba n'icyongereza ubundi ntago bimenyerewe cyane ko abarundi bisanga cyane mu cyongereza sibyo usanga bavuga igifaransa français ibintu byose ni français ariko we icyongereza arakizi cyane nyine ari so hot reka bivuge gutyo aracayutse ari open nyine namaraso ashyushye naravuze ati umwana niwe nkunda ntabwo nari mbivuze wenda ngendeye ngo mwaprocinge dukorane ngiki kuko sibyo byari byanzanye tumaze gukorana ikiganiro rero nakoranye ikiganiro n'uriya Landry ati ukunda nde ntinkunda Dramati akunda ririmba ibiki n'ibiki abaragiye aramunzaniye ati dore ngo Dramati numvishe bishimishije urumva wemeye ko umuntu umukunda umufana bakamukuzanira nishimwe narishimye baramunzanira turahura turaganira abafana rero sasa bagarukeho niyo banditse mu makomenti turashaka korabo ISIMBI DEE Dramati baguma nyine gutyo mbonye noneho byabaye byinshi ndavuga okay ahangaha noneho nakora nakora ndamubaza are you ready dukore ikintu ntabwo yes why not none se ntubona ko abafana bari kutubaza ko iki tudakora turabipanga araza mu Rwanda turarikodinga turashutinga ndagaruka hano indirimbo nayisohoye ndimo ndayipublisha mpura n'abantu nyine nuko byagenze urahuye na Baby Killer Dramati murahuye umunsi wa mbere ni ikintu Dramati yakubwiye umunsi wa mbere yarambwiye ngo I am talented yarambwiye ngo mfite impano nyine ngo mfite impano nyimusuhuza nyine kwa kuntu ugisuhuza umuntu ambwiye girl you so talented okay urahuye na Dramati muragiye muri studio na Dramati sivyo byari bimeze gute ducire ku mwangere byari bimeze gute na Dramati muri studio muri recording Dramati rana hari ukuntu nyine amara nk'umwanya acecetse ukagira ngo ibintu murimo ntabyazi nkavuga umwana ko ari shy nyine kubera icyo ari shy si umuntu uri shy gutya burare ari bubikore aricara twari kumwe na Joel na ba Lee John na ba Rashi na ba Juno n'abandi nyine bari muri studio turi benshi ariko nyine ubona yicecekeyemo nyine atari kuvuga bashyiramo beat barayicreate twongeramo utuntu duke noneho mu mwanya wo kwandika turaganira kuri story tugiye kuririmbaho yari afite telefone akizengurukira gutya muri studio nkabona ntari kuvuga ngo asi umwana ari gukompoza koko buri arimo arakompoza nyine ngumva simbyumva ibintu yankoreye mu nyuma n'amabara nyine yaracecetse arabanza aratwihorera amaze agiye kuri coding bom uravuga none bigenze bite akagira ambwira ngo hoya ngo wegira gutya umwana aramvanga ndavuga we ni wowe nashakaga ubundi yarantunguye nyine yarantunguye ukuntu yaracecetse ntabwo nari niteze ko ari uhite aboostinga kuri ibintu nyine bitangaje ndavuga this guy mu myaka 5 iri imbere shaba mwitega arazaba ari ikindi kintu kinini cyane ndazabasha kwakira gutya muzamushaka abandi mudufashe kwakira urasohoye indirimbo na Dramati indirimbo imeze neza cyane amasanamu ameze neza umunsi wo gukora video kwanza ajya creation y'ajya amasanamu mwayikuye exact amasanamu ameze neza cyane like video idea yaturutse kuri script y'indirimbo yacu twaririmbye topic twaririmbye ku bijyanye n'aba ex uburyo abantu batandukana n'abandi hanyuma bamara gutandukana akashaka n'abasheri ku ruhande ariko bazongera guhura boom umuriro batitaye ngo tufite ngo aba girlfriend ngo aba boyfriend bakongera n'undi ya connection ikongera ikagaruka noneho bigendeye kuri rya audio twari dufite director yavuze okay hanga noneho biramacinga nta nubwo twirwa dukira ibintu bya hatari ibingibi byonyine ubwabyo birisobanura niho igitekerezo cyavuye noneho kuri set n'ibisanzwe nyine arantungura yari turije mbona yicecekeye niwe mwana nabonye muri Burundi mu Burundi udatinya kamera uzikagera imbere ya kamera ukibaza ndakuzi uribaza ndakuzi muhu arahinduka ugahita uvuga yamara gushutinga akagaruka kwa kundi nyine byarantunguye noneho sene yanjye nawe nyine turi kumwe umuduga rero
dusohoka twibeta tujya kurirana bya bindi nyine mwabonye umwana aratuje mbona rwose atuje baratubwira ngo action ye ndavuze okay bigenze bite yarantunguye aratinga we ansunika ngaro ndavuga bigenze bite nani isoni ntabwo afite isoni nyine hamwe uvuga ngo umutipe ngo wenda ngari butinye kunkoraho ngiki nyumva arabizoberewe nyine ni kuriye byagenze yarantunguye arabizi kabisa ntatinya kamera kandi none ikindi ntiyiyemera nta nubwo yirata ngo aze kuri set ngo umuvugishije amwihorere oya nyine ubona yiturije ariko byagera kuri kamera gutyo nyine indirimbo yasohotse uri hano mu Burundi yasohotse mu ijoro nari ndi wabonye abanyarwanda abarundi bayakiriye gute indirimbo abantu bayikunze cyane ariko comments nyinshi ndi kwakira ni z'abarundi ntago njya mbeshya ni z'abarundi nizo ndi kwakira cyane abanyarwanda nyine tugira akantu ko kumva ndarenze akantu karahari ntago nagahisha karahari ko kumva ko barenze no gutera comment akumva rwose biri kumuvuna indirimbo akayireba akanakwandikira inbox akubwira ati wakoze indirimbo nziza ariko wajya kuri YouTube kureba habyo bashyiraho barakwiyemeraho nyine comments nyinshi dufite kuri irya ndirimbo ni z'abarundi nyinshi ni z'abarundi dufite abanyarwanda nabo barimo ariko ni bakeya kuko ugiye kureba ugasanga muri comments zigera muri 400 ijana nizo z'abanyarwanda cyangwa 90 izindi zose ni z'abarundi dusanzwe tuzi ko abanyarwanda n'abantu bakoresha social media cyane none wowe wibaza ko ari kubera iki bariko kwiyemera nyine ese nkubeshye none ikintu gitangaje banazi post indirimbo banjye bayipostinze nabonye bayipostinze cyane n'abastari bagenzi banjye bayipostinze bari kubwira abantu indirimbo ni nziza ariko urajya muri comment gure ko ubonamo comment zabo kuri YouTube ugasanga nazirimo nyine abashaka gukomanta kuri YouTube ya mugama kuri WhatsApp yaguma kwandika indirimbo baranyandikira kuri WhatsApp bakanapostinga ku status yabo ariko wajya kuri YouTube ugasanga ntaziriho nyine izo comment baguhaye abazanditse nyine ni abantu bakure wenda aba mu byaro na he hose harya mu hita ruguru duharanyira nyine ikirundi sham kandi abamvuga n'igifaransa urakoze indirimbo na drama witateguza gushikana he indirimbo ni kambivuge ni international banger kuko ni indirimbo ihuza ibihugu bibiri irahuza u Rwanda igahuza n'u Burundi ikindi kiyongeye ko nuko iyi ndirimbo niyo ndirimbo yanjye ya mbere nkoranye n'umunyamahanga na Dramati niyo ndirimbo ye ya mbere niyo collabo ya mbere akoranye n'umunyamahanga sibyo banza niyo collabo ya mbere nibyo yisohotse yes urumva rero ni ikindi kintu nyine kinini kiri guhuza abarundi n'abanyarwanda umurundi utarunzi aramenya n'utaruzi Dramati aramumenya yani international banga iraza gutanga image nziza indirimbo ni nziza dusa n'abasozera ikiganiro turaba wadanye gitari imande yaho urashobora kuducurangira gatoya turyoherwe tupe vibe ese ko nari umuhanga watari bwari ubwa mbere nkunze wandutiye byose ntunze nanyuze henshi ngo ntuze maze kubona yuko byanze oh my ex lover you mean a lot to me morning to night the way you touch me the way you killing me unzamurira Felix na temperature wanera guhora genda my rose. Oh my baby, feeling me. Wonder what you're feeling, wonder what you're fixing. Ukunde babira nizinga. Sorry to my habit, I'm cheating. I see you falling for me again. Kandi nari nziko byarangiye. Ariko buryo tuba twibeta, it's against the law. This love is a feeling that I can control. Yeah,
Kutia ubonye bituma mbawe wonanana let's mess tutite kwari kumutaka emvura nuye beshindaza numutaka yes dimurigeze kumutanga kosa vima bemda muchetinga tonight Asante sana. indirimbo ni benga indirimbo irarenze cyane Biraryoshe cyane. Isimbi Yeah. waje muri Magic Channel TV nakaye kajambo ubwira abakunzi ba Magic Channel TV. Nzewe ndabanza gushimira abantu kubera urukundo nabonye hano mwabantu mwe shano kuri abarundi mugira urukundo simbivugiye ko ndi hano ngo ndi iwanyu cyangwa iki ngiye ibintu ari byiza ndabivuga ni ari bibi ndabivuga mugira urugwiro kandi si n'urugwiro kubahanzi gusa ko nagiye no mu karaoke yanyu bro it's blast ni ikintu kinini nyine murakunda na mugira vibe narabakunze mwanyitayeho n'ubu muracyanyitaho reka nshimira abantu abafana ba Magic TV shout out hanyuma nshimire umumama witwa Yvette wo muri Kuza Music manager ndashimira Bebe Life ndashimira designer wanje nari mwibagiwe ndashimira designer wanje yitwa Young C designer ndashimira Shalom Makeup ndashimira producer wa audio Ayo Rush ndashimira Legion ndashimira n'abacuti be n'abajuno n'abandi bose mwaje muri recording ndashimira Legacy Jacob wakoze video Imana iguhe umugisha ndashimira abafans mwese umuntu wese uzi ko yashyizeho itafari n'umuntu wagiye agakora subscribe kuri Isimbi Dee umuntu wagiye agatanga like agashyiraho comment Imana iguhe umugisha burya ni umutima mwiza no kuri akabazo gato nuwa murindi wifuza kumva ko ririmbana nawe aha mu Burundi iruhande rwa Dramatic ko ari benshi se we ni benshi ni benshi ariko haraho nyine ni benshi reka mvuge mu basi nka babiri cyangwa batatu hari witwa Andy Mwag sore araririmba nkumva urukundo ruragishe uziko aririmba utari ufite gahunda yo gukundana ukumva biraje undi yitwa Berry Music nawe naramukunze afite vibe ya hatari undi ninde na Bface we barawe Alvin Smith umucuti wanjye ni benshi kabisa mufite impano hari n'undi mwana muzamumbwirire ngo wazabaye umuhanzi yitwa Jolis Jessing aba mu Burundi aririmba karaoke muri arena naramubonye aririmba kuwa kane na dimanche mana uriya mwana usiko Meddy igeze kumupostinga navuga ati uyu mwana afite impano bibaze kugira ngo Meddy postinge Jolis kandi abarundi arimo batamuzi uriya mwana muzamumbwirire ngo wazabaye umuhanzi reka tumurondere yes ndabashimiye mwese ndashimiye Magic by'umwihariko aba bantu babiri muri kureba iyo baba badahari simba nicaya ikindi nababwira nuko ndabakunda i Burundi si mafata nk'imahanga cyane hano mahafata nk'iwacu kuko tuvuga ururimi rumwe dufite umuco umwe dufite suna ibintu byose urebye turabihuje ntidukenera umusemuzi ngo azasemure ngo harya ngo uvuze ngo iki ngo nyine turumvikana yes ndabashimiye cyane murakoze wakoze cyane kuza muri Magic Channel TV niteka rigezwe kuri ndi kubona nawe rya mbere naryohewe cyane nkuko nawe waryohewe twaryohewe cyane kuko ubona muri Magic Channel TV asante sana twakoranye neza ego twakubanye fresh gancha ikiryoshe nanje ndishimye cyane kandi tishimye cyane kuba waje ukatwitaba muri studio yacu muri Magic sinzi igihe utegereza kuzosubira canke ngo ugaruke gusa niwagaruka karibu cyane nzaza kubareba merci beaucoup turamugirizaho mu Rwanda bakunda Magic Channel TV zori kumana Isimbi hamwe na Sisi Cynthia muwandaye mudukurikirana muge subscribe like na share na comment mugumane natwebwe